Njyewe ngiye kubabwira story abakunda stories mukurikire. Kera navukiye mu muryango nyine ngira ibyago nk'uko abandi babigira, ntaho ndimo ndaganya kuko ndashima Imana. Ngira ibyago nderwa nyine urumva ndererwa muri famiye hahandi wisanga nyine bagomba kugukoresha ugakora kabisa, nta byo kuzana imiteto ngo hari imirimo ngo umwana, abana b'i Kigali ubu ngubu barakize, hari imirimo badakora. Ntago bazi kuvoma mu gishanga, ntago bazi kujya gusenya inkwi, ntago bazi iriya mirimo yo mu cyaro, murabyumva. Rero nakuriye ahantu nkora, handi nkora nkakora ntabishaka, nkakora nitotomba, sometimes nkarira, sometimes nyine kuko urumva hari ubuzima nabayemo butandukanye. Hari igihe ukavukira mu muryango, wenda ukavuka uri nka bucura iwanyu, yego nari bucura iwacu, mama yarantekeshaga, ngira ibyago nyine arigendera. Ibyo ni ibisanzwe, ntimwumve ko mbabaye, ntimuze no kumbwira sorry, narabimenyereye, sibyo? Ni ibisanzwe nyine mu Rwanda kubona umuntu ugifite ababyeyi bombi, ubundi uba ugomba gushima Imana. Rero ni ibisanzwe, ntabwo ari njye njyenyine, hari benshi badafite mama wabo, ntitubigire big deal. Nyuma yo kumubura rero urumva ubuzima ubundi buhita buhinduka, hahita habaho ikintu bita big transition, urimuka ukava mu butesi ukajya muri struggles. Ibyo bintu birumvikana. Stop scrolling. Ndashaka kubereka ikintu gikomeye cyane, kugira ngo tuganire ku kintu gikomeye wenda mutari muzi, cyangwa se mukaba mwari mukizi mukaba mubyirengagiza. Guys, ndumva naniwe. Oh my god. Yeah. Turi kuwa kabiri ariko kubera ibintu nirirwamo kuwa mbere, nza mu kazi naniwe. Sometimes I feel like mba numva mu maso yanjye nyine atari kubehavinga, ariko ndagira mbaganirize ku kintu gikomeye, aricyo cyitwa akazi. Tugiye kwiga ku kazi. Ni akantu nasomye muri The Richest Man in Babylon. Ni igitabo ndi kugenda mbasangiza ibintu nagiye nkuramo, so stay tuned. Tugiye kuganira kandi turakoramo ikintu kinini. Akantu tugiye kuganiraho nakuvuga ngo work is not a punishment, it is your superpower. Akazi ntabwo ari igihano cyawe, ahubwo ni imbaraga ikomeye cyane yawe. Yeah, it is our superpower. Yeah. Niyo mpamvu umuntu yisanga agomba gukora, waba unaniwe waba utananiwe. Njyewe ngiye kubabwira story abakunda stories mukurikire. Kera navukiye mu muryango nyine ngira ibyago nk'uko abandi babigira, ntaho ndimo ndaganya kuko ndashima Imana. Ngira ibyago nderwa nyine urumva ndererwa muri famiye hahandi wisanga nyine bagomba kugukoresha ugakora kabisa, nta byo kuzana imiteto ngo hari imirimo ngo umwana, abana b'i Kigali ubu ngubu barakize, hari imirimo badakora. Ntago bazi kuvoma mu gishanga, ntago bazi kujya gusenya inkwi, ntago bazi iriya mirimo yo mu cyaro, murabyumva. Rero nakuriye ahantu nkora, handi nkora nkakora ntabishaka, nkakora nitotomba, sometimes nkarira, sometimes nyine kuko urumva hari ubuzima nabayemo butandukanye.
hari igihe ukavukira mu muryango wenda ukavuka uri nka bucura iwanyu. Yego, nari bucura iwacu, mama yarantekeshaga, ngira ibyago nyine arigendera. Ibyo ni ibisanzwe, numve ko mbabaye, ntimuze no kumbwira sorry, narabimenyereye. Sibyo, ni ibisanzwe nyine mu Rwanda kubona umuntu ugifite ababyeyi bombi, ubundi uba ugomba gushima Imana. Rero ni ibisanzwe, ntabwo ari njye njyenyine, hari benshi badafite mama wabo, ntitubigire big deal. Nyuma yo kumubura rero, urumva ubuzima ubundi buhita buhinduka, hahita habaho ikintu bita big transition. Urimuka ukava mu butesi ukajya muri struggles, ibyo bintu birumvikana. Rero narakoze nkajya nkora nitotomba, nkajya kuvoma hano kure, nkikorera ibintu biremereye like ibyo byose nkabikora nitotomba, nkumva sometimes narariraga, nkarira bya seri. Ariko maze gukura naje gusanga ibyo bintu byaranyubatse ku buryo ubu mfite urugo. Iyo mfite ibintu byinshi byo gukora, mba numva nyine binaryoheye kubikora, siniganyira, sinumva mbyanze, numva nkunze akazi kuko nabikuriyemo, mpita numva ngakunze. Ntabwo byanteye kukanga, ahubwo byanteye kugakunda, niyo mahirwe nagize. Rero usibye aka kazi nkora mu buzima busanzwe, hari n'akandi kazi nyine umuntu aba akora mu rugo. Sindi wa mama wiganyira pe ngo avuge ngo ndagira ubunebwe ngo bwo gukubura, bwo gukora iki. Ibyo nshoboye gukora ndabikora, nkananirwa nkumva ko hari ibindi ngomba gukora bimfasha kuruhuka. Ariko icyo nshaka kubwira abanyumva bose, wowe uri kundeba ubu ngubu, work is not a punishment, work is not your punishment. Akazi ntabwo ari igihano cyawe, akazi it's your super power. Ni imbaraga zikomeye cyane ufite, zishobora kukugeza ku bindi bintu bikomeye bidasanzwe. Mu gukunda akazi kanjye hari ibintu byiza byinshi byagiye bingezaho. Ni ukuvuga ngo work builds skill. Urumva iyo ukora hari ibintu bishyashya ugenda wiga, hari ibintu wigiramo, ndakubwiza ukuri, it builds your skill. Iyo uri gukora hari ibintu bishya wigiramo. Urugero, nk'ubu ngubu kubera kwiga gukora amasuku, kubera gukunda gukora amasuku, hari tips mfite nize, hari skill yo gukora isuku mfite, kandi inamfasha nyine mu buzima busanzwe. Cleaning skill ni skill nini ishobora kugira aho igukura ikajyana n'ahandi kugeza. Utakoze ntabwo ushaka kubimenya. Niba utakoze amasuku nyine ntuzamenya ko mbere yo gukora ibindi byose hasi kuri sima cyangwa kuri pavement, uhera hejuru ukamanura, niba ari ibirayi ukajya ku birahuri ugahanagura inzugi, ugakora n'ibindi. Utarabigerageje no kubikora ngo ugire umwadivayizeri nawe umuntu ahita akubwira ati umva, cyangwa nyine ngo wigiremo ko iyo udahereye hejuru, nyuma reba ukuntu iyo umaze gukoropa, abantu bakoropa nyine nawe muranyuma, reba iyo wamaze gukoropa neza nk'inzu ukabona hasi harakeye pe, harakeye, handi ubusakuza ni mwinjize ibirenge bisa nabi, ntushobora kwemera n'umuntu uhinjira nyine hatari umwuka, murabyibuka, niyo nduru tuba turimo. Noneho ibaze wamaze kuhakora, noneho umuntu akaza agahita akubwira ati reba hariya hejuru hari ibitagangurirwa byahubatse. Uzisanga ujya kubimanura, nubimanura bizagwa hahandi hasi hahite handura, kandi wari wahakoze hameze neza. Urumva ko utakoze ntabwo nk'iyo skill wayigira. Donc bikungura ubumenyi, bikwagura mu mutwe, ukamenya gukora, ukagira ubundi bumenyi wunguka. Ikindi kintu cya kabiri akazi kakumarira, work builds discipline. Biguha discipline my dear, iyo ufite akazi nyine hari discipline ukuramo. Ndabaha urugero, hari akazi nigeze gukora kera nkimara kwiga, sinibanga, muri call center MTN. Twahuye n'abakoresha b'Abanyakenya my dear, twagiraga igihe twinjirira ku kazi. Akazi kagomba gutangira saa moya zuzuye za mu gitondo. Wibeshye, nubwo yabaga ari saa moya zuzuye,
ubwo saa moya zuzuye niho wagombaga guhura n'abakiriya, hari abahamagara mu kanyenyeri. Impamvu twahitaga mu kanyenyeri ni uko buri gihe iyo baguhamagaye kenshi wisanga urababwiye ngo ukande ku kanyenyeri 131 urwego wemeze kugira ngo urebe amafaranga. Ubwo umukiriya aba akubajije ati ni gute nareba balance? So mu kanyenyeri niba twaragombaga gutangira saa moya zuzuye, ntabwo bivuze ngo ugomba kuhagera saa moya. Saa moya nyine ni ugutangira gukora. Habagaho ikintu bitaga ngo debrief. Debrief byasabaga ko utangira tuhagera saa 12:45. Saa 12:45 top, ubwo nyine ni debrief. Ntabwo bivuze ngo saa 12:45 ngo urafata umwanya ngo wo kujya gufata amazi yo kunywa, ngo ufate umwanya wo kujya muri washroom. Oya, ni debrief. Ubwo bivuze ngo ugomba kwisanga uhageze niburaho iminota, nibura uhageze n'igice. Njye nahageraga nibura n'igice kugira ngo nkemure n'utwo tundi tubazo. Niba hari igikombe cy'amata ndi bubanze gufata nkanywa, niba ari amazi bubanze gufata mbifate karenge muri debrief meze neza, ndi fresh, numva amabwiriza batubwire nyine new updates bigeza aha, hanyuma dukomeze. Ibyo mbibabwiriye iki? Iyo ni discipline yo kuzinduka nahigiye. Biguha discipline handi uvuga uti singomba gukererwa. In any case akazi ni akazi, singomba gukererwa. Ibintu byaranyokamye ku buryo mana yanjye nabaye timeable mu buryo ntari mvutsemo, sinavutse ndi timeable that way. Kuko hariya bari serious, iyo watindaga wasanga bagusimbuje undi. Bahoraga bafite list yabo bitaga ngo naba standby, ku buryo niba udahari bahita bahamagara. Nuhagera saa moya bakubwira ati byarangiye, hari undi uri gukora mu mwanya wawe. Urumva akazi katigisha, akazi gatanga discipline. Uhita ugira discipline, ugahita umenya uti nuko uzinduka niho bizahera, ugasanga uhora uri timeable. Niba ufitanye gahunda n'umuntu ukahagera habura 5, kuko normally ubundi niba ufitanye appointment n'umuntu especially nk'ahantu utazi, ugomba kuhagera mbere kugira ngo nabanze umenye ese ubundi hano hantu ndi nkeneye kujya mu bwiherero ni hehe najya, ukabimenya mbere, ukamenya ukareba aux alentours, ukahagera mbere kugira ngo ushyiremo na minota yo kuyoba, ushyiremo minota yuko ari burimo ambutiyaje mu muhanda. Nta excuse yo gukererwa njya ngira. Nyine iyo ni discipline yubakitse kubera akazi. Ikindi kintu cya gatatu, work builds reputation. Reka nkubwire, niba ukora neza uba wiyubaka, uba wubaka nyine uko abantu bazagenda bakuvuga. Handi umuntu akurangira undi, akakurangira undi. Nkora ibintu bya digital marketing, mfite umukiriya umwe ubu ngubu nkorera. Rero iyo nuvuga ngo mba ndi kwitwararika abandi, ngomba gukora neza kugira ngo uwo mukiriya azandangire abandi. Uri kumva icyo kintu? Kuko ningira reputation mbi akahita abona nkora nabi, nawe nyine yandangira. Akazi rero urumva ni super power. Uwo nandangira undi akandangira undi, ndimo ndiyubaka, ntabwo ndimo ndasubira hasi. Muri kumva icyo kintu? So work builds reputation. Hahandi uzaba recommended by so many people kuko bazi ko uri umukozi muzima. Ubwo rero icyo kikanjyana ku kuvuga ngo nukuri wirinde guhunga akazi, ahubwo noneho kajyemo deep, wimbike, ukore handi ukora, ukumva n'umutwe gukora, start mastering your work. Hahandi niba ufite ikibazo mu kazi ukora, abantu ntabwo byumva neza uri gukora, take your time, wige, ufate umwanya wo kwihugura, ufata nk'amasaha 2 ya nyuma y'akazi, uvuga uti noneho ibintu byaroroshye, ubu ngubu dufite internet, utahe uvuga uti nafata amasaha 2 ndi kwiga course runaka ko nyikoresha mu kazi kandi simbyumva neza. Fata umwanya ubaze abantu mukorana, kora ibishoboka byose umastering akazi ukora. So guys, work is not really a punishment. Niyo mpamvu ibintu byo gusinzirana bivuyemo, mubona mfatishe amazi ndanywa, arashize by the way, kanjye kuvoma ndi, hanyuma ngiye kugakora mfite courage kandi neza ko biri bugende neza. Imirimo dukoranye nyine
dukoranye umwete, Imana umugisha. Namwe mbifurije guhirwa mu byo mukora byose, mbifurije guhaha mukaronka, ariko please ntimuzahunga akazi, kandi ntimuzumve ko akazi ari stress, kuko hari benshi bagakeneye, kandi akazi nugafata nka stress bizakubera bibi, ariko nugafata nka training, ukagafata ko uzigiramo, ukagafata ko uzahakura, kazakubakira reputation, ukagafatamo ko kakuzanira inyungu utarebeye gusa ku mafaranga uba uzakuramo cyangwa izindi nyungu, nyine ndakwinginze, nyine bizakugeza kure. Ngaho mugire umunsi, ndabifuriza gutsinda, ndabifuriza guhaha mukaronka, ndabifuriza kubona ibyiza byose bituruka ku Uwiteka. Bye bye.